reka dushime Imana cyane inshuti bavandimwe tugize umugisha kandi wo kugira ngo twongere kwigana ijambo ry'Imana ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri uyu mwanya tugiye gukomereza hamwe ibyigisho bitugaragariza uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, ariko nuko mumaze iminsi mubibona turi gukoresha ikigisho cy'ubuturo bwera kugira ngo tubashe guhishurirwa n'Imana umugambi w'inama y'agakiza kuri twebwe. Imana ntabwo idukiza ngo tugume mu byaha byacu, ahubwo iradukiza binyuze mu gitambo cya Kristo, ikatuvana mu bunyacyaha, ikatuvana mu ntege nke, ikongera ikatwambika ubutungane bw'Imana binyuze nyine mu kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu iyo nsanganyamatsiko ngari ngo ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Twagiye twiga ibintu ingingo zigiye zitandukanye mu buturo bwera, cyane cyane yuko inzira y'Imana nk'uko ibyanditswe byari bivuga, inzira y'Imana iba mu buturo bwera. N'igihe Abisirayeli bahamagarirwaga kwiyunga n'Imana igihe babaga bakoze icyaha, Umwisirayeli yavagaho yabaga ari mu ihema rye, mu mahema yabaga azengurutse ubuturo bwera, nuko agatangira urugendo rumwerekeza mu irembo ry'ubuturo bwera, aho intambwe zose yateraga yagombaga kuzitera akurikije gahunda y'Imana kugira ngo aze gutsindishirizwa, avanweho urubanza rwo kwica amategeko y'Imana, yongere kugarurwa mu bwiyunge, mu bumwe n'Imana umuremyi wacu. Niyo mpamvu rero twagiye tureba intambwe ku ntambwe ibiranga urwo rugendo rw'umunyabyaha n'umurimo w'Imana mu kuduhindura abakiranutse binyuze mu kwizera igitambo cya Kristo. Ubu rero twahereye ku irembo tujya mu rugo, tujya mu cyumba cy'ahera, ubu tugeze mu cyumba cy'ahera cyane ahabaga isanduku y'isezerano. nk'uko twabibonye muri iyo sanduku twagize bimwe tuyirebaho, ariko mu buryo bw'umwihariko ubu twatangiye kwiga amategeko y'Imana, aho twize itegeko rya mbere ryavuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ndetse mbere yuko dureba itegeko rya kabiri, ndagira ngo mbibutse ikintu twabonye. Amategeko y'Imana icyo atumariye, atugaragariza ibyaha byacu, atugaragariza intege nke zacu, ariko nta bushobozi afite bwo kutubabarira. Ariko kandi amategeko y'Imana, uko gucirwaho iteka kwacu guturuka mu mategeko y'Imana, mu butabera bw'Imana, uko iryo teka ducirwaho nuko twisha amategeko y'Imana. Ntimugire ngo muri ibyo bintu nabyo nibibi ku rundi ruhande igihe cyose tukiriho mu gihe cy'imbabazi, kubera ko ubwo buremere bw'iteka ducirwaho bitewe no kwica amategeko y'Imana nibyo birema icyifuzo mu mutima w'umunyabyaha byo kumva yifuje agakiza gaturuka mu gitambo cya Yesu Kristo. Ndabaha urugero kugira ngo mubyumve impamvu nifuza ko iki kintu mucyumva. Nuko Satani yakoresheje uburiganya kugira ngo agaragaze amategeko y'Imana nabi, ayagaragaza yuko ari ububata, ayagaragaza yuko ari agambiriye gushinja umunyabyaha no kumuciraho iteka gusa. Ariko kugira ngo mubyumve neza, ikintu gihagurutsa umuntu mu rugo rwe bitewe n'uko arwaye kikamujyana gushaka umuganga ni igiki? Ni uburibwe aterwa n'indwara ye, ni ukugubwa nabi aterwa n'uburwayi bwe. Niyo mpamvu rero n'amategeko y'Imana nayo atuma umunyabyaha yumva uburibwe n'uburemere bw'icyaha. Amategeko y'Imana ashobora gutera ikinya umunyabyaha ngo abeho yica amategeko y'Imana, ngo kandi akomeze agumane amahoro muri uko kwica amategeko. Oya, amategeko y'Imana iyo umunyabyaha yayishe aremereza icyo gishinja mu mutima, aremereza urwo rubanza mu mutima w'umuntu, aremereza iteka umuntu yumva aciriweho. Kubw'iryo teka umuntu aciriweho niho umwuka w'Imana afatira akarema icyifuzo cy'agakiza mu mutima w'umunyabyaha. Kuko n'ubundi niba umuntu yumva nta kibazo afite, niyo mpamvu ubutumwa bwo kurimbura abanyabyaha kugira ngo Satani yiringire neza ko azarimbura benshi mu minsi y'imperuka, kimwe mu bimenyetso Yesu yatubwiye bizaranga ko ari hafi kugaruka, ni ubutumwa Satani azadukana bubwira abantu ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho. Nyamara ni ukubabwira ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, akaba ari kubibwira abantu azi neza ko bari mu mibereho yo kwica buri tegeko ryose ry'Imana, azi neza ko bari mu mibereho idahuje n'iby'amategeko y'Imana asaba. Ariko muri uko kwica amategeko y'Imana, Satani agakomeza kubiringiza kugubwa neza n'amahoro. Niyo mpamvu no mu mategeko ashyirwaho na za leta za hano ku isi no mu miryango mpuzamahanga igiye itandukanye, hashyizweho n'amategeko arimo n'amahane menshi cyane arengera abanyabyaha n'abantu bica amategeko y'Imana. Ibyo bintu bakabinyuza mu kintu bita uburenganzira bw'abantu. Umugabo n'umugabo bashaka gushyingiranwa bakavuga ati ntihagire umuntu bakomakwana uburenganzira bwabo.
umwana yaba akosheje cyangwa yaba asuzuguye ababyeyi be bamucyaha bagahita bahamagara polisi bati ni uburenganzira bw'umwana. Kubera iki? Satani arashaka ahantu azarimbukana na benshi. Niyo mpamvu itegeko ry'Imana ryo kwa kundi muryumva rivugana ubukana ndetse rwose ritababarira, kuko amategeko y'Imana byo ibyanditswe byari byarabitubwiye ntabwo ababarira umunyabyaha uyishe. Ariko icyiza none cy'iyo miterere y'amategeko y'Imana yo kuremereza icyaha n'ingaruka zacyo zishishana, ni ukugira ngo mu mutima w'umunyabyaha haremwemo ikindi cyifuzo cyo kumva yifuje uwamugirira neza akamukiza. Ni nk'uko umuntu yaba ari mu kaga gakomeye cyane akumva yifuza ubutabazi rwose, iyo abubonye abuha agaciro. Muzabibona mu gitabo cy'umugenzi, igihe Mukristo yari amaze gukorerwa n'amategeko y'Imana uwo murimo, agasobanurirwa neza ko umudugudu abarizwamo witwa rimbukiro uzarimbuka, yabuze amahoro kugeza no ku rwego no gusinzira bya bitotsi bya nijoro byanze, kugeza igihe yaboneye inzira imuganisha ahantu agomba guhungira. Niko n'umunyabyaha wese wamaze guhishurirwa ibyaha bye binyuze mu kwiga amategeko y'Imana ntabwo yongera gutuza atariyunga n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Nta kintu asabwa gukora nk'umurimo mwiza ngo Imana ikunde imwemere. Icyo asabwa gusa ni ukwemera ubunyacyaha bwe no kwakira igisubizo Imana yatanze kuri icyo kibazo cy'ubunyacyaha. Icyo gisubizo ni Yesu Kristo, gukiranuka kwacu. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bitubwira amagambo Paulin yavuze yabwira Abagalatiya mu gice cya 3 yuko amategeko y'Imana ari umushorera, yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo kugira ngo dutsindishirizwe. Amategeko y'Imana ari umushorera gute? Igihe cyose umunyabyaha atarabona incungu y'ubugingo bwe, amategeko y'Imana akomeza kumwirukankaho asabwa ubugingo bw'umuntu bugomba gupfa, n'umunyabyaha nawe ariko arushaho gushaka igisubizo cy'icyo kibazo afite. Amategeko rero aramushorera kugeza ubwo amugejeje ku gitano cy'ibitambo. Hanyuma umunyabyaha yamara kubona incungu y'ubugingo bwe, upfa mu cyimbo cy'ubugingo bwe, ikibazo yarafitanye n'amategeko y'Imana kigakemuka. Bitewe nuko imbere y'intebe y'ubuntu bw'Imana, nababwiye ikintu buriya mugomba gusobanukirwa, umunyabyaha yaturira kandi yaturiraga ibyaha bye ku gicano cy'ibitambo, kubera ko n'igitambo ariho n'ubundi cyagombaga kuba incungu y'ubugingo bwe, niho cyatambirwaga. Ariko mwitonderera ijambo, imbabazi umunyabyaha yahabwaga zaturukaga hera cyane. N'uyu munsi niko bigenda, umuntu yatura ibyaha bye kandi akizera imbabazi z'Imana, ndetse n'igitambo cyacu cyatambiwe ku musaraba i Karuvari. Ariko imbabazi duhabwa kubw'ibyaha byacu zituruka hera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru, cyane cyane ko ari naho haba hari amategeko umunyabyaha yishe ku ntebe y'ubuntu nyine. Niyo mpamvu irarika duhabwa mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu gice cya 4 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 hari amagambo atugaragariza umunyabyaha wese wihannye kuko kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana ibintu bibiri akorerwa. Bagiye kutubwira ku murongo wa 14 handitswe ngo, nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Babanje kutubwira imiterere y'igitambo cyacu n'umucunguzi wacu. Murongo wa 16, nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe. Icyo ni icya mbere. Tubona ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Icyo ni icya kabiri. Umunyabyaha wese wemeye ubunyacyaha bwe akagaragarizwa ko yishe amategeko y'Imana, akegera intebe y'ubuntu kugira ngo abone imbabazi. Ikintu cya mbere akorerwa iyo amaze kwemera ibyaha bye no kubyatura yishingikirije ku gitambo cya Yesu, ahabwa imbabazi z'Imana. Icya kabiri ariko ahabwa n'ubuntu bw'Imana nk'imbaraga imushoboza kugendera mu bushake bw'Imana, ku buryo noneho hahandi yasitaye akagwa mu kwica amategeko y'Imana, ahabwa imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka no kunesha ibishuko n'ibigeragezo bya Satani amutega mu nzira ye, kugira ngo yongere agwe mu gishuko cyo kwica amategeko y'Imana. Agirirwa imbabazi n'Imana, akavanwaho urubanza yakiriho kwica amategeko y'Imana. Ariko si icyo gusa, anahabwa imbaraga y'ubuntu bw'Imana imushoboza noneho kugendera mu mategeko y'Imana. Kandi iyi migisha yose yakirwa n'umuntu binyuze mu kwizera. Rero kubw'iyo impamvu ayo magambo yatinzeho muri ubwo buryo, ni ukugira ngo abantu twumve amahirwe
tubonera cyangwa se n'imigisha dukura mu mategeko y'Imana. Ibi bintu tugomba kubyumvira n'ubundi mu gitambo cya Kristo, amategeko akakirwa mu gitambo cya Kristo, kubera ko igitambo cya Yesu kitugaragariza ibintu bibiri bikomeye. Kitugaragariza urwango rukomeye cyane Imana yanga icyaha, ariko icya kabiri igitambo cya Yesu kikatugaragariza urukundo ruhebuje Imana ikunda twebwe abanyabyaha. Niyo mpamvu dukwiriye kuyisanga dufite ibyiringiro byuzuye tudashidikanya yuko abantu bose bemera ibyaha byabo bakemera ko bisha amategeko y'Imana, yuko Imana umuremyi wacu yiteguye kutubabarira binyuze mu kwishingikiriza ku gitambo cya Yesu. Niyo mpamvu no mu gihe twiga amategeko y'Imana he kugira abantu bongera kuzura wa mwuka wo kwigumura abantu basanzwe buzura iyo bumvisha amategeko y'Imana, bati bari abantu bihambira ku mategeko, bati n'ubundi twatsindiwe n'uko kwizera iby'amategeko ntago bikitureba. Ariko ayo magambo nayo abantu bivugira bayabwirijwe na Satani, nta hantu yanditse muri Bibiliya. Yesu ubwo yivugiye muri Mateyo 5:17 ngo nimutekereze ko nazanywe no gukuraho amategeko n'ibyahanuwe. Aravuga ngo kugeza aho ijuru n'isi bizashirira amategeko y'Imana ntabwo azavaho ngo n'inyuguti imwe. Rero impamvu zabyo kandi murazizi, impamvu ayo mategeko n'ubundi agenga ubwami bw'Imana adashobora gukurwaho. Reka ngoresha urugero rusanzwe rwa hano mu isi, nta gihugu kiba muri iyi si kitagira amategeko. Ndetse uretse no kugira amategeko ntabwo biba bihagije. Buri gihugu cyose kiba gifite amategeko yanditse neza, ariko kikaba gifite n'uburyo hakurikiranwa ishyirwa mu bikorwa by'ayo mategeko kugira ngo igihugu kiringire ituze n'umutekano mu bagituye. Ibihugu byose muzabona kuri iyi si byuzuye imvururu no kugubwa nabi n'umutekano muke, biba bishingiye yuko bwa mbere amategeko ntabwo ari amategeko yubatse neza. Icya kabiri, n'ahari nta buryo bwo kuyashyira mu bikorwa no kuyubahiriza bwigeze bushyirwaho. None se niba mu bihugu byo ku isi kugira ngo biringiye kugubwa neza kw'abaturage babyo bashyiraho amategeko kandi hagashyirwaho uburyo bukarishye bwo kuyubahiriza n'ibihano bikomeye bihanwa abayishe, ni gute abantu batinyuka kuva yuko umwami waremye ijuru n'isi, Imana ifite ubwami butubamo amategeko? Ifite ubwami aho umuntu yica undi ntagire ikintu kimukurikirana, aho umuntu asambana agafata abana ku ngufu cyangwa agasambanya umugore w'umuturanyi we ntagire umuntu akumva ngo ubuntu ngo bwaramubatuye ngo nta kintu Imana izamutwara, aho umuntu yiremera ibishushanyo cyangwa akagira ibindi bigirwamana umuntu akumva ari amahoro, aho umuntu n'ubundi yica isabato nk'umunsi w'Imana ashyizeho kuruhuka abantu bakumva ntacyo bitwaye. Ariko ni mubireba muzasanga yuko abantu bayobowe n'uburiganya bwa Satani bo bumva ko bakwihitiramo amategeko bakumvira nayo batakumvira amategeko y'Imana bikaba ntacyo bitwaye. Ariko niba muri iyi si, muri leta zo ku isi ibyo bintu bitabaho, ni gute mwumva ko mu bwami bwo mu ijuru ibyo bintu byo bishoboka? Rero twamaze kubona neza yuko nk'uko tugenda gukomeza tubibona mu itegeko rya kabiri, amategeko y'Imana ni kubw'urukundo dukunda, ntabwo ari undi mutwaro udateruruka Imana itwikoreza. N'ikimenyimenyi, Imana iyo iri kubwiriza ubutumwa bwiza umunyabyaha, ntabwo Imana imusaba kwihaharika ngo mu mbaraga ze akore iby'amategeko y'Imana musaba. Ntabwo Imana imusaba gukora imirimo myiza myinshi cyane, mbese ari kwibabaza cyane ngo akunde yemeze Imana yuko yayikiranukiye ngo Imana ikunde imwemere. Oya, Imana iyo umunyabyaha abwirizwa ubutumwa bwiza, Yeremiya 13 Imana amubwira ngo icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Buriya kwemera ko umuntu ari umunyabyaha no kwemera ko akeneye Imana niyo ntambwe ya mbere yo kwemerwa n'Imana, niko ibyanditswe bitubwira. None se niba wiyumvishemo kuri umunyabyaha wakwicishije bugufi ukemera Imana intege nke zawe, kuri buri tegeko ryose tuzajya twiga bizajye bidutera kwisuzuma, atari ukugira ngo twirate ku bandi ko twebwe dufite amategeko y'Imana ko tutayica byo kwirata gusa, ngo ahubwo tuyisuzumishe nk'indorerwamo. Niko Paulin yavuze ndetse na Yakobo byanditseho yuko n'ubundi abantu dakwiriye kuba abavuga gusa, ahubwo yuko dukwiriye no kuba abakora iby'iryo jambo, atari nka muntu wiyebeye mu ndorerwamo yabona hari umwanda umuriho ibyo bintu akabitesha agaciro nkaho nta kintu bivuze, ahubwo icyo akora no guhita abangukira kwikuraho wa mwanda nyine yeretswe na yandorerwamo. Rero mu gihe tugiye kwiga itegeko rya kabiri, tubyumve muri uwo murongo yuko tugiye kwisuzuma ngo hari nidusanga hari iryo tegeko twaryishe, tujye imbere y'Imana twatura icyaha cyacu
kandi twishingize ku gitambo cya Kristo maze tuyisabe kutubabarira, kandi twiringire ko Imana itubabarira nk'uko yabisezeranye mu masezerano atandukanye nk'iryo mu Migani 28:13 rivuga ngo uhisha ibicumuro bye ntago azagubwa neza, ngo ariko ubyatura akabireka Imana izamubabarira. Murumva yuko mu masezerano yo muri Bibiri yagenewe abanyabyaha nta ryo kurimbura umuntu wemera ko ari umunyabyaha ririmo, ahubwo wemera ko ari umunyabyaha wese asezeranirwa imbabazi z'Imana kandi agasezeranirwa ubufasha, kubera ko iyo umuntu amaze kwemerera Imana intege nke ze, ibyo tugiye tubwiye ngo iramubabarira, ariko kubera ko umuntu aba yeneretse Imana ikibazo cye yifitiye, ati rero Mana nubwo mbabariye ariko n'ubundi nta zindi mbaraga mfite zatuma nkumvira, Imana ihita imuha ubundi bufasha buzatuma azajya yumvira. Niyo mpamvu uzabona abagabo nka ba Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego batinyuka guhagarara imbere y'urupfu barebana narwo mu maso, batuje, badafite byacitse mu mvugo yabo, badafite byacitse mu mitima yabo, bakabwira umwami Nebukadinezari bati gumva nta mpamvu yo gushogoranya n'amagambo menshi, tuzi iby'amategeko y'Imana dusaba kandi twamaramaje kuyumvira. Imana yatubabariye, yanaduhaye n'ubuntu bwo gukomeza kugendera mu bushake bwayo, rero ntabwo tuzapfukamira icyo gishushanyo waremye. Niyo mpamvu buri muntu wese wemera ibyaha bye kandi akemera kubyihana, Imana izamukorera nk'ibyo yakoreye ba Dawidi, izamukorera nk'ibyo yakoreye ba Daniel, abo na ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, izamukorera nk'ibyo yakoreye nka ba Eliya. Iyo dusoma ibyo bintu byanditse muri Bibiliya by'izo ntwari mu kwizera, ntabwo tubizisoma nk'inkuru zo kugira ngo tubarirwe tunezerwe, ahubwo Imana iri kutwereka ibyo yakorera buri muntu wese naramuka yemeye kuyizera no kuyisunga. Itegeko rya mbere twize riboneka mu kuva igice cya 23 riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Binyuze mu buryo Yesu yasobanuye iri tegeko, yatugaragarije neza yuko ikintu cyose twashyira mu mwanya w'Imana, tukagikunda urukundo ruruta urwo dukunda Imana, tukakigenera igihe kirenze icyo tugenera Imana, tukacyegurira imbaraga zacu n'ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu kuruta uko tubigenera Imana, icyo kintu kiba gihindutse bigirwamana. Twabonye ko kimwe mu bintu biranga abantu mu minsi y'imperuka, igihe Paulo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwa 2:3 yaravuze ngo abantu mu minsi y'imperuka bazabikunda, bakunda imiya, baravuga ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Urumva ko abantu bamaze kugira ibigirwamana byinshi mu mitima yabo. Itegeko rya kabiri riboneka nyine mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo wa 4, ndetse no mu gutegeka kwa kabiri mu gice cya 5 na henshi cyane mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, mu byahishuwe. Amategeko y'Imana agiye ari mu bitabo bya Bibiliya mu buryo bugiye butandukanye hirya no hino, yose uko yakabaye uko ari 10, uretse ko mu Kuva 20 no mu gutegeka kwa igice cya 5 niho hantu bayatondekanye rimwe rikurikirana n'irindi. Ariko abahanuzi n'intumwa bose igihe babaga bari kuburira abanyabyaha, igihe babaga bari gucyaha ibyaha, n'ubundi bagenderaga ku by'amategeko y'Imana asaba, nk'uko turi buze kuza kubibona ku itegeko rya kabiri. Reka turisome itegeko rya kabiri, Kuva igice cya 20 ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 6, handitswe ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi. Imana ishimwe cyane. Murumva yuko n'imbabazi z'Imana n'ubundi zongera no kuvugwa mu mategeko y'Imana. Iteka ryose y'amategeko y'Imana avugwa ntabwo agomba gutandukanywa n'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, ariko izo ni imbabazi zihabwa abemera kwihana nyine. Niba umuntu atsimbaraye ku cyaha cye, wamukorera ikindi ki? Muzare no mutaraga hano ku isi, niyo umuntu yakoze icyaha bamubwira ko naramuka cyemeye bo wenda mu buryo bwabo bari mu mugabanyiriza igihano, niko imbabazi zabo ziba ziteye. Zo ntago ari ukuvuga ngo barakurekura, ni ukugabanyiriza igihano ko imbabazi hano ku isi ziteye. Ariko mu mbabazi z'Imana, iyo umunyabyaha yemeye icyaha cye, bitewe n'uko Yesu ngo tubiza muri Yesaya 53 we yemeye kwishyiraho igihano cy'ibyaha byacu, umunyabyaha Imana iramubabarira ikamubara nk'aho atigeze akora icyaha, agahabwa n'imigisha igenewe abatarakoze ibyaha, abakiranutsi. Rero itegeko rya kabiri tumaze gusoma ritubuza kwiremera ibishushanyo bibajwe, rikatubuza kubiramya, rikatubuza kubyikubita imbere. Iri tegeko ryarishwe cyane kugeza ubwo n'amadini amwe ndetse menshi muri iyi minsi yarivanye mu mategeko yayo, yiyandikira za gatigisimu, yiyandikira utundi dutabo tuvuga ngo mu ncamake ngo amategeko y'Imana, ariko ibyo bita incamake ni ibigamije kugira amategeko y'Imana bakuramo, bitewe n'uko arabashinja mu buryo bweruye.
ariko iri tegeko ry'Imana ribuzanye ibishushanyo kubera izihe mpamvu? Ngiye kubasomera ikintu gitangaje cyane. Igihe Imana yiyerekaga Abisirayeli, igihe Imana ubwayo yazaga ikavugana nabo, uburyo yabihanangirije n'uburyo yabategetse ko batagomba kwiremera igishushanyo na kimwe. Tugiye gusoma amagambo mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ni igitabo cya 5 mu bitabo byanditswe na Mose. Gutegeka kwa kabiri muri Bibiliya ntagatifu ndumva aricyo bita ivugurura amategeko. Abayifite turi kugendana bashobora kurambura izo Bibiliya bazifite, tugasoma mu gitabo cy'ivugurura amategeko nyine cyangwa gutegeka kwa kabiri, igice cya 4. Tugiye guhera ku murongo wa 10 turaza kugeza ku murongo wa 18. Igihe Imana yiyerekaga Abisirayeli, mwumve amagambo Imana yababwiye. Handitswe ngo, ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati, nteraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Aya magambo nge namwe twarayasomye mbere ko dutangiye kwiga amategeko, igihe Imana yateranyirizaga Abisirayeli munsi y'umusozi wa Sinayi, hanyuma Imana ikababwira amategeko yayo 10. Nicyo nyine Mose yari ari kubibutsa. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri murabyibuka, ni amagambo yabwiwe urubyiruko rw'Abisirayeli nyuma y'imyaka 40 bamaze kuzerera mu butayu, bya 600 byitotombeye Imana bikanga kwambuka mu by'Ikanani bimaze gupfa. Niyo mpamvu Mose yari kongera kubasubiriramo ibyabaye icyo gihe, kuko abangaba bo icyo gihe ntago bari bemerewe kuza imbere y'Uwiteka, ko haje abari bagiye ku myaka 20 n'abayirengeje. Murongo wa 11, namwe mwigira hafi muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Niryo ya mategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka antegeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka, kugira ngo muzayitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura. Nuko murinde imitima yanyu cyane, kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka yababwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Ati murinde imitima yanyu cyane. Buriya ndagira ngo babwire ko kwiremera igishushanyo bihera mu mutima, kuko n'ubundi ishusho y'icyo umuntu ashaka kuramya ihera mu bitekerezo. Iyi ngingo turaza kuyibandaho ntimuyibagirwe. Reka nkomeze nsome, reka nongere musome wa 15 nkomeze. Nuko murinde imitima yanyu cyane, kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka yababwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore. Mwumvire ijambo. Imana ibinyujije muri Mose ibibutsa ko igihe bajyaga kuri Horebu, igihe bajyaga ku musozi wa Sinayi, Imana iri kuvugana nabo nta wigeze abona ishusho yayo. Imana igihe yavuganaga nabo nta muntu wigeze ayireba mu maso cyangwa ngo arebe uko iteye, ngo wenda abe yabasha kuyirema no kurema igishushanyo agereranije uko yayibonye. Oya, Mose arababwira ati ikintu mwumvise ni ijwi gusa. Imana ibabwira hagati muri uwo muriro, ivugana namwe, ibabwira isezerano aryo rigizwe n'aya mategeko 10 yayo. Mose arababwira ati mva rero mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore. Nyamara uyu munsi hari amatorero rwose, amatorero manini akomeye, yaba ari za Kiliziya Gatolika cyangwa n'amatorero ya Giprotestanti, aba afite ibishushanyo yikubita imbere akabiramya. Mu by'ukuri abo bantu ngo turi buze kuza kubibona, iyo bibabwiye ko itegeko rya kabiri ribicira Uwiteka ko ribibuzanya, amatorero menshi ya Giprotestanti yamaze kugenda muri uwo murongo, bo bakubwira yuko ibyo bishushanyo atari ibyo basenga, yuko ari ibyo bakoresha bagereranya cyangwa se bashaka kugira ngo bibafashe kuramya Imana mu buryo bw'ibigaragara. Ariko ndaza kubasomera ingingo ikomeye cyane bicira Uwiteka nk'iyo turi gusoma. Ibyo bintu byabaga mu madini ya gipagani ya kera yasengaga ibigirwamana. Imana mwiyobokamana rya Bibiliya nta torero na rimwe, nta muntu n'umwe yisenga yigeze isaba kwifashisha ibishushanyo runaka ngo kugira ngo babone uko bayisenga. Namwe se ibintu bitakozwe n'abigishwa ba Yesu babanye na Yesu, bo banamurebesheje amaso ngo bagerageze kumushushanya ngo bazajye bamwikubita imbere? Oya,
ibintu bitakozwe na Mose wabanye n'Imana ku musozi wa Sinayi iminsi 40, ibintu bitakozwe n'undi muhanuzi wari wese wagiye mu iyerekwa akereka ubwiza bw'Imana. Ni gute abantu mu minsi y'imperuka arimo Satani yunguye ibitekerezo bakiremera ibishushanyo bakazajya babyikubita imbere? Ni uburiganya bwa Satani. Reka mabwire iki kintu, uretse ko wenda nkuko nababwiye ijambo ry'Imana riri kuza kuducyaha, abantu be kumva yuko ari ukurwanya amadini yabo ntacyo dupfa nayo. Abantu be kumva ko ari ukurwanya wenda uburenganzira bwabo, ariko ibyarimbuza umuntu ijambo ry'Imana ribiciraho iteka. Nicyo turi gusubiramo. Hari igihe abantu banavuga bati nyamara reka abantu basenga uko babishaka, basenga uko babyumva, nawe usenga uko ubyumva n'akazi kawe. Ariko reka mabwire iki kintu, habaho Imana imwe, habaho umucunguzi wacu umwe ari we Yesu Kristo. Ukuri kubaho ni kumwe, ntabwo habaho ukuri kwinshi. Niyo mpamvu Imana uburyo isaba ko abantu bakwiriye kuyiramya no kuyiyoboka ni inzira imwe igororotse, ntabwo ari inzira nyinshi. Oya, ni inzira imwe igororotse, kandi iyo nzira tuyivana mu ijambo ry'Imana. Niba Yesu ubwo yarabwiye abigishwa be akabyandikisha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice 14, akabwira abantu ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu ntabwo agabanyijemo benshi ngo tuvuge ko ari Yesu abagatulika bemera, abapantekote bemera, abadivanisiti bemera, abahamya ba Yehova bemera, cyangwa na buri dini ryose nayo ngayo yadutse. Oya, Yesu hari n'umwe nk'uko Imana ari imwe. Niyo mpamvu igihe ijambo ry'Uwiteka ritubwiye ngo mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gifaranijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore, abantu baguye mu mutego wuko bunguye ibitekerezo na Satani, bakagira ibishushanyo biremera ndetse bakabyubakira ahantu runaka, aho abantu bagenda bakabyikubita imbere. Kandi mu itegeko rya kabiri ry'Imana turi kwiga, mwibuke ukuntu ryatubwiye. Itegeko rya kabiri ry'Imana ryavuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. Mwumve iyi ngingo, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Mu yandi magambo, nubwo waba waragiye mu ijuru ukitegereza uko Imana isa, nubwo waba waragiye mu ijuru ukabona uko abamarayika bameze cyangwa n'ibindi biremwa byo mu ijuru, kuko amashusho ya bimwe muri ibyo biremwa tuyasoma nko muri Ezekiyeli cya mbere, Ezekiyeli igice cya 10, igihe Ezekiyeli yereka ku bwiza bw'Imana. Ariko itegeko ry'Imana ribuzanya ko umuntu yakwiremera ishusho iyo ari yo yose, nubwo yaba ari kuyigereranya na kimwe mu biremwa byo mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. None se igituma abantu batinyuka gukora ibintu ni ikihe? Ndaza kubasomera amagambo akomeye cyane y'inkomoko y'uko byaje kugenda mu kugira ngo itorero rya Gikristo rize kwinjirwamo n'ibintu by'inzaduka intumwa za Yesu zitakoze, abahanuzi batakoze, maze abayobozi bo mu matorero y'Iyobokamana agezweho bakemera abizera babo kandi bakabashishikariza kwikubita imbere y'ibishushanyo, bababeshya ngo ntabwo ari byo dusenga, ngo ntabwo ari byo turamya, ngo ni ukugira ngo bidufashe gusa kuramya Imana. Iyo ntabwo ari yo nzira y'Imana. Dore niba ufite na Bibiliya yera cyangwa na Bibiliya ntagatifu cyangwa na Bibiliya yindi, iri tegeko ry'Imana niko ryanditse: ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa isa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa amazi yo hepfo y'ubutaka, ngo ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, ngo kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Ntabwo Imana yemera kubangikanywa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu mu magambo ndi kubasomera mu Gutegeka kwa 2:4 twari tugeze ku murongo wa 16, igihe Mose yabwiraga Abisirayeli, yarababwiye ngo mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanyijwe mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa icy'itungo cyose kiri ku butaka cyangwa ikiguruka mu kirere cyose cyangwa ikigikururuka hasi cyose cyangwa icy'ifi yose yo mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Uhereye ku murongo wa 17 na 18 noneho yongeye kubashishikariza kwitandukanya n'imisengere y'ibigirwamana yakorwaga n'amahanga yari abazengurutse. Habagaho ibigirwamana bikoze mu mashusho y'ifi nka za Dagoni, habagaho ibigirwamana bikoze mu mashusho y'ibimasa nk'ibyo basengaga muri Egiputa, habagaho ibigirwamana byari bikoze mu yandi mashusho agiye atandukanye. Niyo mpamvu iri tegeko rya kabiri mu mategeko 10 y'Imana ibyo bintu birabibuzanya kandi rikabiciraho iteka. Reka mwumve amagambo ngiye kubasomera muri kino gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Ngiye kubasomera amagambo muri kino gitabo cyasohotse mu mwaka 2000
na 16 ngiye kubasomera amagambo ari kuri paje 247 ni mu cyigisho cya 27. Handitswe amagambo avuga ngo, ni amagambo nyine asubiramo ibya rya tegeko, aravuga ngo ntukiremere ishusho kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga amashusho n'ibindi bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Murumva uburiganya? Kandi ni nabyo bisobanuro amadini yo muri iyi minsi afite ibishushanyo asenga yubakiye hirya no hino ku nsengero zayo, abizera bayo buri gihe banyura imbere bakabyunamira. Ibi bisobanuro nabo nibyo batanga, bahita bakubwira ngo hoya, ngo ntabwo ari ibishushanyo dusenga, ngo ahubwo nibyo twifashisha mu kuramya Imana. Muvandimwe, Imana yakuremye kandi gukunda, irakurarikira kuyisenga binyuze mu kwizera, binyuze mu kuyizera, wiga ijambo ryayo kandi usenga. Ibyo bintu Imana ibiciraho iteka. Imana iragukunda cyane ku buryo iri gushaka kugutandukanya n'imisengere yagutesha agaciro nk'uko ngiye kuza kubigusomera. Ntabwo ari ukugira ngo abantu dukunde wenda uve muri iryo dini ryawe wimukire mu rindi, kuko kuva mu idini rimwe ujya mu rindi nta gakiza kaba kabirimo, ndakubwiza ukuri. Abenshi ikintu bagiye banakora, bagiye bakora ikintu kimeze nko kuva mu cyumba kimwe cy'inzu bakimukira mu kindi ariko cy'iyo nzu. Kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi, ibyo bintu bifite agaciro hafi ya ntako. Ndagira ngo nkubwire nk'uko ba Martin Luther byabagendekeye, nk'uko n'abandi bagorozi byabagendekeye, wowe ubwanura ukurikije ibyanditswe byera nk'uko biri, bene wanyu bazakwiyirukanira. Rero irarika rya mbere Imana iri kuguha muri aya magambo ntabwo ari ukuva mu idini ryawe ngo ugire irindi dini ujyamo. Irarika rya mbere Imana iri kuguha muri aya magambo ni ukwemera ibyaha wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Igihe wunamiraga ibyo bishushanyo, igihe wabyikubitaga imbere, igihe wabyiremeraga cyangwa ukajya kubiguruka bitereka iwawe ngo uzajye uhora ubireba ngo ugire ngo uri kumwe n'Imana, cyangwa kubyambara mu gatuza ngo wenda bikwiringiza yuko uri kumwe n'Imana. Ni ukugira ngo Imana izo nzira zose wayoberejwemo, Imana igutere kumva yuko wayiyobye, bigutere kwihana no kwemera icyo cyaha cyawe, Imana ikubabarire. Ubutabazi bw'Imana ntabwo ibunyuza mu bishushanyo, Imana ubwayo iratabara mu buryo bwayo. Ntabwo ari ukugira ngo Imana igucireho iteka, Imana irifuza kukurarikira kwihana. Baratubwiye ngo rero ngo amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Nyamara Imana yavuze ko uko gusenga ari icyaha. Ni Imana yabivuze. None se niba usenga Imana, kuki ukurikira buhumyi wenda ibyo wabwirwa n'abigisha bawe n'abayobozi bawe b'itorero? Niba usenga Imana, kuki utafata Bibiliya? Atari na ngombwa wenda ngo unayisomerwe n'abandi, wowe ubwawe. Niba uzi gusoma Ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi wumva Bibiliya iri mu ndimi nyinshi, wowe ubwawe ukisomera ijambo ry'Imana uko Imana yagennye yuko abantu bagomba kuyiramya, akaba ari kuyiramyamo. Ngiye kubabwira ubundi buriganya bwa Satani maze kubasomera amagambo ari hepfo, kubera ko ubu buryo bwo gusenga ibishushanyo Satani yazanye mu bantu abariganije ababwira yuko ari uburyo bwo kwifashisha basenga Imana, nibwo buryo bwazanye ubuhakanamana. Kubera ko niba umuntu upfa afata icyondo akakibumbabumba akakirebamo ishusho yose ashaka akagitereka hariya akacyita Imana, agafata igiti akakibaza, cyamara kuvamo ishusho runaka akakigurisha abantu ngo ni Imana, agafata amabuye runaka y'agaciro akayashongesha akayaremamo ikindi kintu abantu bakacyita Imana. None se nimwumva ko aribyo byaganishije abantu mu guhakana ko nta Mana ibaho? None se niba Imana abantu basenga ariyo bazikoreye, ubundi wa mugani Imana mu bitekerezo byayo bahagana? Ibi bintu byo kwita itegeko rya kabiri nibyo byazanye imisengere y'ubuhakanamana, kuko wa mugani n'umuntu utekereza neza nubwo yaba atazi ko habaho Imana, ubundi biranagayitse gupfukamira ikintu cy'ikibumbano abantu baremye bakakubwira ngo niyo Mana. Ibi bintu Satani yabizanye kugira ngo atere abantu guhakana ko Imana ibaho, kuko n'umuntu ufite ubwenge butekereza gushyira mu gaciro gusa, kujya kunamira ikintu cy'igishushanyo ushobora no gukubita hasi kikamenagurika, ibyo bintu ubwabyo biragayitse. Ariko reka mwumve umugambi wa Satani muri ibyo bintu, kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicisha bugufi uko umuntu yumva Imana. Ibi bintu ndaza kubibabwira. Mwabonye yuko n'abantu bose bavuga yuko beretswe,
umuntu akakubwira ati jyewe nasenze noneho mwiyerekwe Yesu arangendera agira ibintu ambwira, cyangwa se bati nasenze rwose ndi gusaba Imana imbabazi nuko Yesu araza arambwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Iyo ubabajije ko bati none se Yesu wabonye yasaga ate, Yesu wakubonekeye yarame, gerageza kumutubwira twumva uko Yesu asa. Ahita kubatumba nabonaga ameze neza nka wa wundi wo muri filime. Kubera ko Satani abinyujije mu buriganya bukomeye cyane, yaragiye akinishiriza abantu filime zirimo amashusho y'abantu, abo bantu bitwa ba Yesu, mu mayereko abantu bagira nabo ngabo babona. Satani yaragiye acurisha ibishushanyo by'imisaraba abantu babibambweho bitewe nuko byakinwe muri filime, ngo iyo umuntu ari kwerekwa ari kwitegereza Yesu ku musaraba ni yashusho yo muri filime imuzamo, nta wundi Yesu aba yabonye. Cyangwa se wirere kumubwira uti none se Yesu wabonye yasaga ati yasaga neza na wa mugabo kuri Karindari. Nuwo kuri Karindari nyine, nta handi abantu kuri Karindari no mu bitekerezo byawe kuko wamubonye, ariko ntabwo ari Yesu muri Bibiliya, ntabwo ari Yesu Bibiliya yigisha. Rero ibyanditswe byaratubwiye, ibyo turi gusoma biratubwiye ngo kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicisha bugufi uko umuntu yumva Imana. Namwe nimwumva uburyo byagejeje ku rwego abantu batumva Imana nk'uko Bibiliya yigisha, bakayumva nk'uko bayibonye muri filime, bakayumva nk'uko bayibonye kuri Karindari no ku bindi bishushanyo bayishushanyirijeho. Abantu bose iyo bababwiwe na Bibiliya kwitegereza Kristo ku musaraba, ntabwo bamwitegereza ku musaraba ko Bibiliya imuvuga, bamwitegereza ku musaraba kwa kundi bamukinnye muri ya filime. Za ngabo z'abaromani zo baba bakinnye uko zamukubitaga. Iriya filime ni ikinyoma, nanjye kuvuga ngo 99% ni ikinyoma. Uhereye ku mugambi watumye ikinwa, namwe mwibaza impamvu n'abantu bayikinnye baba batemera Imana. Abantu bakoze ziriya filime bwa mbere bari abantu n'abagatulika, ariko mwibaza impamvu abaprotestants rero bayireba cyane. Rero nagira mabwira iki kintu, ibi bintu ni uburiganya Satani aba yarazanye. Njye nanabibona ku buryo umuntu ngo abagiye kwigisha abantu ku ruhimbi, ukajya ukabona arahigamye akabashyiramo filime ngo ni filime ya Yesu. Ya filime ntabwo ari iya Yesu, icyo ubwacyo ni ikinyoma. None se Yesu niyo wasize wenda abwiye abigishwa bati dore ndagiye, muzi ukuntu twabanye, muzabyandike nibangiza mu bikineho filime. Ayo magambo ni Yesu wasize yavuze? Cyangwa se ni Yesu wasize akoze iyo filime ayibika ahantu n'abantu baza kuyivumbura batangira kuyireba? Mu buriganya bwa Satani bwo kugira ngo yongere areme gusenga ibishushanyo mu buryo bugezweho, ngo abantu ngo bari kubyifashisha ngo ni imfashanyigisho n'abasomeye amagambo. Ngiye kongeranya basubiriremo. Igihe Mose yabwiraga Abisirayeli, yarababwiye tumva rero, igihe Imana yabahamagaraga mugahagarara imbere yayo ku musozi wa Sinayi, nyamuneka mwumvishe ijwi ryawe rivuga gusa, nta shusho mwabonye. Reka nongere nyabasomere. Gutegeka kwa Kabiri igice cya 4, reka mere ku murongo wa 10. Haravuga ngo ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana ye kuri Horebu, ubwo Uwiteka yambwiraga ati neraniriza abantu mbumvisha amagambo yanjye kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Namwe mwigira hafi, muhagarara hepfo y'uwo musozi waka umuriro ugera mu ijuru hagati, ubaho n'umwijima n'igicu n'umwijima w'icuraburindi. Uwiteka ababwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo, ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Ababwira isezerano rye abategeka kurisohoza. Niryo amategeko 10 ayandika ku bisate by'amabuye 2. Nanjye Uwiteka negeka muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka kugira ngo muzayitonderere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura, nuko murinde imitima yanyu cyane. Ndire ijambo ngiye kugarukaho. Nuko murinde imitima yanyu cyane kuko mutagize ishusho mureba ku munsi Uwiteka babwiriraga kuri Horebu ari hagati mu muriro. Mwe kwiyonona ngo mwiremere igishushanyo kibajwe gishushanirwa mu ishusho yose, igishushanyo cy'ikigabo cyangwa cy'ikigore. Murinde imitima yanyu cyane. Kubera iki? Hari n'abandi bantu badashobora kurema igishushanyo kigaragara koko, ariko amashusho bafite mu bitekerezo byabo by'ibyo bita Yesu n'Imana n'ibyo ubwabo bishushanyiriza mu ntekerezo zabo, mu mitima yabo. Murinde imitima yanyu cyane. Nibyo nababwiraga by'abantu bagira amayerekwa ngo babonekewe. Amashusho bituruka mu byo baremye, mu nkuru barebye muri filime, inkuru barebye mu bitabo zishushanije aho Yesu wamushushanya cyangwa washushanya Imana, nibyo baremera mu bitekerezo. Murinde imitima yanyu cyane.
inkomoko y'iriyobokamana intumwa zitagize. Namwe nimutekereze kugira ngo Ezekiyeli igice cya mbere, Ezekiyeli igice cya 10, ba Yeremiya, ba Yesaya 6 bitegereza ubwiza bw'Imana, ariko muri bo nta watinyutse gufata ikaramu ngo ashobore ko yabonye Imana. Intumwa za Yesu zabanye na Yesu, zibana na nyina Mariya, ariko nta wigeze bumva ikibumbano cya Mariya cyangwa cya Yesu ngo abwire abantu ngo nibakikubita imbere ngo nukubasaga. Ubuyobe bwiyitirira Imana, kandi abantu barigiramo amahane cyane ku buryo no kumva ubasomera ijambo ry'Imana ubicyaha. Bararakara bakavuga bati buriya bashaka kudutwarira abayoboke, nta dini ngira njyanamo abantu. Ndi kubararikira kwiyegurira Yesu, niwe wabaremye kandi bacunguye. Ndi kubararikira kwiyegurira Imana, mukayisenga mu kuri no mu mwuka nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Ntabwo nshaka kuvana mu idini ryawe, kuko benshi bazarimbuka barabarwana shyaka, babandi bamara amaje y'amadini yabo. Wiyunge n'Imana. Reka wumve ubu buriganya hano bwaturutse. Mbere yuko turangiza iyi ngingo, wumva hano uburiganya bwaturutse. Baratubwiye ngo amahanga menshi y'abapagani yavuga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bifashisha gusenga Imana. Nyamara Imana yavuze ko gusenga ari icyaha. Kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika bicisha bugufi ko umuntu yumva Imana. Iyi ntekerezo z'umuntu zakuwe ku butungane butagerwa bwa Yehova zishobora kwerekezwa ku kiremwa aho kwerekera ku muremyi. Niba ushaka kumenya Imana neza, wijya kuyirebera muri filime, ujya kuyirebera kuri kalendari. Niba ushaka kumenya Imana neza, wijya kureba bya bishushanyo bataka muri za kiliziya ziwanyu aho musengera cyangwa mu nsengero musengeramo. Niba ushaka kumenya Imana, fata Bibiri, fata ibyanditswe byera, kuko binyuze mu byanditswe nimo duhishurirwa Imana. N'ikimenyimenyi iyobokamana n'ubumenyi dufite, abantu bagerageza guhuza n'ubupagani bwabo n'iyi misenyeri y'ibigirwamana. Ubumenyi dufite ku Mana nubwo twakomoye mu ijambo ryaturutse ku Mana ubwayo. Ibyanditswe byari byose byahumetswe n'Imana nk'uko Paulo yabyandikiye Timoteyo. Sinzi impamvu mujya kuzana ibindi bihimbano. Umuntu akumva akubwiye ngo mu nama ngo yahuje abayobozi ngo bacu bitorongo mu mwaka ngo 1,100 ngo banzuye yuko ngo ubwo ngo kanaka umuntu upfa wanapfuye kera ngo ubwo yuko tugomba kumusenga tukamwiyambaza. Byanditse muri Bibiri. Uretse abayobozi banyu bateranye bakabihimba. Imana iri kukurarikira kuyisenga uko yagennye kugira ngo iguhe umugisha. Baratubwira ngo intekerezo z'umuntu zakuwe ku butungane butagerwa bwa Yehova zishobora kwerekezwa ku kiremwa aho kwerekera ku muremyi. Uko uburyo umuntu yumva Imana bicishijwe bugufi niko umuntu nawe atagaciro. Wumva ukuntu amategeko y'Imana agamije no kuduhisha agaciro. None se niba ijambo ry'Uwiteka twa ko twaremwe mu ishusho y'Imana, umuntu akajya kurema ikintu gikonjonjoye akakita Imana akakikubita imbere, murumva atari nako umuntu atagaciro? Nicyo nababwiye, imyemerere y'ubuhakanamana ntabwo ari imisengere. Imyemerere y'ubuhakanamana yatijwe umurindi n'ibi bintu byo kurema ibishushanyo, kuko umuntu ufite ubwenge bukora neza, buzima busanzwe bw'inyurabwenge isanzwe ya kimuntu, ubundi biragayitse kujya kunamira ikintu ubona ko kibumbabumbye. Bakibumbye mu ibumba, mu bitaka cyangwa mu mabuye y'agaciro bacukuye cyangwa mu bintu by'ibiti babaje, ukagiha icyubahiro cyakabaye gihabwa umuremyi. Ibi bintu nibyo byateye abantu no guhakana Imana, kuko biragayitse kubona abantu bikubita imbere y'ibintu babumbabumbye ubwabo. Nyamara ijambo ry'Uwiteka riduhishurira Imana dusenga iyo ariyo ko dukwiriye kuyemera binyuze mu kwizera. Bakomeza tuvuga kuri paje 248 ngo isano ya hafi kandi yera Imana ifitanye n'abantu bayo igaragazwa mu ishusho yo gushyingirwa. Uwo gusenga ibigirwamana n'ubusambanyi mu by'umwuka birakwiriye yuko urwanga Imana ibifitiye rwakwitwa gufuha, nk'uko mu Itegeko rya Kabiri twabisomye. Mora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nta kabuza ko abana bagerwaho n'ingaruka z'ibibi ababyeyi babo bakoze. Nyamara ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo, keretse gusa bagize uruhare mu byaha by'ababyeyi babo. Ibi bintu byumvikane neza, nta mwana uhorwa ibyaha bya se keretse mu mahitamo ye yiyemeje kwifatanya n'ibyo byaha bya se nyine. Icyakora kenshi bijya bibaho ko abana bagera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Kubw'umurage no kubabera icyitegererezo, abana bashobora gufatanya n'ababyeyi babo mu byaha byabo.
ingeso mbi, kubatwa n'inda nini no kwiyandarika ndetse n'indwara z'umubiri no gusigingira byandura nk'umurage biva ku mubyeyi bijya ku mwana kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi. Uku kuri guteye ubwoba kwari gukwiriye guha abantu imbaraga zo kwirinda kujya mu nzira y'icyaha. Uku kuri guteye ubwoba gukwiriye gutuma abantu twirinda. Ujye umenya neza yuko ibibi ukora, kwica amategeko y'Imana kwawe, ntabwo bizagarukira kuri wowe gusa. Ingaruka zabyo zifata no kuba kuzengurutse. Ni imico mibi wigisha n'abana bawe. Niba hari umurage muzima umubyeyi akwiriye guha abana be, ni umurage wo kubaha Imana. Bakomeza batubwira ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, niko itegeko rya kabiri rikomeza rivuga. Mu kubuza abantu kuramya ibigirwamana, itegeko rya kabiri ribategeka kuramya Imana nyakuri. Abantu b'indahemuka mu murimo wayo basezeranirwa imbabazi, atari ukugera ku buzukuruza n'ubuvivi nk'uko bigenda ku muvumo ukurikirana abanga Imana, ahubwo ni ukugeza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana nziza, Imana yaturemye twifuriza ibyiza, ituyobora mu nzira irimo amahoro, ituyobora mu kumvira amategeko yayo atera umudendezo, nk'uko Yakobo mu rwandiko rwanditswe na Yakobo cya kabiri amagambo tugiye gusoma niko handitse. Wumva imiterere y'amategeko y'Imana, ntabwo ari agahato cyangwa urundi rwanga Imana yanga abantu bayo. Yakobo cya kabiri murongo wa 10 kugeza ku wa 12 handitswe ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumiye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, niwe wavuze ati ntukice. Nukora nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Ni cya kindi n'ubundi nababwiye, amategeko y'Imana akoreshwa n'Imana mu gukiza umunyabyaha. Iyo aremereza kuyoba kwacu, abanadushorera atwerekeza ku mucunguzi wacu, hahandi aho kugira ngo ducirweho iteka ryo gupfa, twerekeza amaso kuwemeye kwikorera iryo teka mu cyimbo cyacu, akemera kwicwa mu cyimbo cyacu, akemera gupfa mu cyimbo cyacu, ngo natwe duhabwe ubugingo buhoraho bwe. Niyo mpamvu dukwiriye kwemera ibyaha byacu kandi tukihana. Iyo umuntu ari kwivovota yitotombera amategeko y'Imana, abagaragaje urukundo akunze icyaha, abagaragaje ko inzira yo kwica amategeko y'Imana mbese atayicuza. Kuba yica amategeko y'Imana, iyo umuntu ari kwitotombera amategeko y'Imana, abagaragaza ko iyo nzira yahisemo yo kwica amategeko y'Imana atayicuza. Niyo mpamvu umuntu ukomeza kwihambira ku cyaha, nubwo urukundo Imana imukunda rwinshi cyane, nakomeza kukihambiraho, ku munsi Imana izatsembaho icyaha, n'umuntu wakihambiriyeho bazagendana. Imana iri gutanga irarika, ntabwo ishaka kuguciraho iteka. Iri gutanga irarika ngo Imana uyiyoboke mu buryo bwiza bwo kuyiramya. Reka turebe amagambo nababwiye ko twabonye yuko yaba ari intumwa zagiye mu iyerekwa zikabona ubwiza bw'Imana, zitigeze zishushanyiriza ibigirwamana kugira ngo zibyikubite imbere. Yaba ari intumwa zabanye na Yesu, yewe zabanye na nyina Mariya, ko zitigeze zibabumbabumba ngo zijye zibikubita imbere ngo zibunamire. Iri senga ry'ibigirwamana, iri senga ry'abantu ngo bapfuye bubaha Imana bakabita abatagatifu n'andi mazina bakazajya babiyambaza babaramya, byavuye hehe? Ngiye kubasomera amateka yaho byaturutse. Niba abahanuzi n'uwa batarabikoze, tugiye kureba inkomoko y'ibyo bintu. Reka dusome amagambo aboneka muri kino gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Bagiye kutubwira amateka yaho inkomoko yo gusenga ibishushanyo matora ya Kristo yavuye. Murabyibuka igihe ingoma y'Abaromani muri Roma ya gipagani, Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru, murabyibuka intumwa zararenganijwe cyane, Roma ifatanije n'itoro rya gifarisayo ry'i Yerusalemu kurenganya abantu bose bemeraga inyigisho za Kristo ko ari we Mesiya. Ako karengane kaje gukomeza kugeza mu itoro rya Simuruna, ariko bigeze muri 313 Ampereri umwami w'abami b'Abaromani Constante aza gufata umwanzuro yuko ako karengane kagomba guhagarikwa, ariko asaba n'abayobozi b'itoro rya Gikristo yuko bakwemera yuko hagira imwe mu migenzo yakorwa n'abapagani yakwemererwa kwinjira mu itorero. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bahise bakora nuko Satani mu buriganya yagiye atesha agaciro amahame yo mu mategeko y'Imana nayo mu byanditswe byera. Ngiye kubasomera kuri page 40 muri cyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye uko byagenze. Ni mu cyigisho cya gatatu cyitwa igihe cy'umwijima mu by'umwuka. Handitswe ngo iyi nyine Satani namaze kubuza abantu gusoma Bibiliya.
Satani amaze gukuraho icyo gikoresho gitahura ibinyoma kikabishyira ahagaragara, ni ukuvuga nyine Bibiliya kuko niyo igaragaza ukuri n'ikinyoma. Satani amaze gukora icyo gikoresho gitahura ibinyoma kikabishyira ahagaragara, noneho yari abonye akito ko gukora ibyo yishakiye. Byari byarahanuwe ko ubupapa buzigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko muri Daniyeli 7:25. Ibyo kandi ubupapa ntibwazuyaje kubikora mu gushaka guha abapagani bahindutse abakristo ingurane y'ibigirwamana basengaga, bityo no kwemera kuba abakristo mu magambo gusa kwabo kugashyigikirwa. Buhoro buhoro itorero ryagiye ryinjizwamo gahunda yo kuramya ibishushanyo n'ibisigazwa by'imibiri y'abatunganiye Imana bo mu gihe cya kera. Hanyuma inama rusange y'itorero yashyizeho iteka, murumva yuko ari byashyizweho n'inama rusange y'itorero, yashyizeho iteka rishimangira ubwo buryo bwo kuramya ibishushanyo bitavuye muri gahunda y'Imana, ahubwo ni abayobozi mu buriganya bwa Satani b'itorero ry'i Roma bicaye baravuga bati mureke dushyire iyi gahunda kubera ko twabonye abapagani benshi baje binjira mu itorero, mureke dushyireho iyi gahunda yo gusimbuza ibigirwamana basengaga ariko tubiramye mu ishusho y'ubukristo. Mu kuzuza icyo gikorwa cy'agahomamunwa, itorero ry'i Roma ryahangaye gukuraho itegeko rya kabiri mu mategeko y'Imana, ari ryo ribuzanya gusenga ibishushanyo, maze irya 10 barigabanyamo kabiri kugira ngo umubare w'amategeko ukomeze kuba 10. Murumva neza yuko ntabwo byavuye mu bushake bw'Imana, ntabwo ari gahunda y'Imana, ndetse ni gahunda ya Satani. Icyakora yakoze n'ubundi yifashishije uburiganya akariganya abantu kugira ngo bajye barema ibintu bapfukamira cyangwa se bunamira. Niyo mpamvu nk'uko nabibabwiye, ntabwo ibi bintu bigamije kugira ngo wenda uve mu idini rimwe ujye mu rindi. Oya, kuva mu idini rimwe ukajya mu rindi ntabwo umuntu aba avuye ikuzimu agiye mu ijuru. Abantu bazarimbukira mu madini yose barimo niyo bataremeye kwihana ibyaha byabo by'ukuri no kwisunga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ngo biyunge n'Imana binyuze mu gitambo cya Yesu. Icyo ijambo ry'Uwiteka rikurarikira, ngiye kongera mbasomera iri somo nakomeje kuvuga wenda mu mutwe ryo muri Yeremiya igice cya 3 ku murongo wa 13. Umva ikintu Imana yifuza. Icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga. Murumva yuko ikintu cya mbere Imana itwifuzaho nuko twakwemera ibyaha byacu, nuko twakwemera intege nke zacu. Imana idusezerana kutubabarira no kuduha imbaraga no kuduha ubufasha dukeneye ngo tugire imibereho ihuje n'iby'amategeko y'Imana asaba. Amagambo nifuza gusorezaho ni amagambo yandi akomeye cyane atugaragariza ibindi bishushanyo abantu barema. Ayo magambo mbere yuko nsoma isomo ryo muri Bibiliya turi busoreshe, ngiye kuyasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye kino mfite nyine ni mu cyo cya 36. Ngiye kuyabasomera kuri page ya 410. Mwumve kugira ngo abantu bitondere uburyo bagenza umuburo wo mu ijambo ry'Imana ubagezeho, bitondere uburyo ijambo ry'Imana bumvishe barigenza. Ngiye gusoma amagambo n'ubundi ahuye nayo Yesu yabwiye abigishwa be, yanditse muri Matayo igice cya 10. Iho yarababwiye nyine ati ubanga nanjye abanyanze, uzemera ijambo ryanyu azaba nanjye nyemeye. Hano mu gitabo cy'intambara ikomeye ikino mfite gitoya kuri page 410 ni mu cyo cya 36 handitswe amagambo avuga ngo iyo abantu banze ukuri baba banze na nyirako, iyo bari bata amategeko y'Imana baba bahakanye n'uwo yatanze. Biroroshye gukora igishushanyo cy'amahame n'inyigisho by'ibinyoma, nko gukora igishushanyo kibajwe mu giti cyangwa mu mabuye. Niba abantu bafite amahame y'ibinyoma mu misengere yabo, ibyo bintu ni nko kurema ibishushanyo bibajwe umuntu akabyikubita imbere. Reka wumve iyi nteruro ngiye kuyisubiramo. Iyo bari bata amategeko y'Imana baba bahakanye n'uwo yatanze. Biroroshye gukora igishushanyo cy'amahame n'inyigisho by'ibinyoma, nko gukora igishushanyo kibajwe mu giti cyangwa mu mabuye kugira ngo agaragaze imico y'Imana uko itari. Satani yoshya abantu kuyikekaho imico y'ibinyoma. Kuri benshi ikigirwamana cy'ubucurabwenge cyarimitswe maze Imana irimurwa. Nyamara Imana ihoraho nk'uko yigaragarije mu ijambo ryayo muri Kristo no mu mirimo itangaje yo kurema, abayiramya ni bake gusa. Abantu ibihumbi basenga ibyaremwe ariko bagahakana umuremyi wabyo.
nubwo ibigirwamana biri mu buryo butandukanye, gusenga ibishushanyo byiganje mu bakristo b'iki gihe nk'uko byari biri mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya. Imana z'abiyita abahanga, abacurabwenge, abasizi, abategetsi, abanyamakuru, imana z'abanyabukorikori, imana zo mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza, ndetse n'imana zo mu bigo by'abihaye Imana zirushije ububi Bali, ariyo mana y'izuba yo muri Foenike. Nimwumve ibintu abantu baramya, kuko twatangije intero twasomye ivuga ngo biroroshye gukora igishushanyo cy'amahame n'inyigisho by'ibinyoma, nko gukora igishushanyo kibajwe mu giti cyangwa mu mabuye. Niba iyobokamana ryawe rishingiye ku mahame y'ibinyoma, ni ukuri ntuzigere useka umuntu upfukamira ibishushanyo bibajwe. Ntuzigere useka umuntu uca imbere y'igishushanyo akacyunamira. Niba amahame y'iyobokamana ryawe ari ibinyoma, nawe ubarizwa mu bantu basenga ibishushanyo. Niyo mpamvu ndarika buri muntu wese ngo yitegereze mu mategeko y'Imana atera umudendezo. Ibyo bintu bimutere kwihana, aramya Imana nk'uko ivugwa na Bibiliya, aramya Imana binyuze mu kwizera. Amagambo ngiye kubasomera atugaragariza neza amaherezo y'abantu basenga ibishushanyo. Icyakora ndagira ngo mbabwire ngo iki cyaha kugicikaho ntabwo bishingiye mu kwiyemeza gusa, ahubwo bishingiye mu kwemera kubyarwa ubwa kabiri. Kubera isomo ngiye kubasomera mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya, ni amasomo abiri nifuza gusoresha. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya yababwiye imirimo ya kamere. Abagalatiya igice cya 5 umurongo 19-20, reka mwumve mu mirimo ya kamere ikintu muri buze kumvamo higanjemo no kwica itegeko rya kabiri. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Umwe mu mirimo ya kamere twasomye no gusenga ibishushanyo babivuzemo ku murongo wa 20. Kandi ngo bakora imeze bityo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Murumva neza yuko kwihana no kugira ngo itegeko rya kabiri twihana icyaha twakoze mu kuryica biri gusa bivugurura n'impinduka ishingiye mu guhinduka k'umutima mu buryo bwuzuye. Icyo bita Bibiliya yita kubyarwa ubwa kabiri. Impamvu iki nyivuze, hari abantu bafite iyobokamana rya gifarisayo rishingiye mu myanzuro bafashe gusa, ariko idashingiye mu kwihana nyakuri ngo biteze impinduka zishingiye mu kwizera igitambo cya Kristo, mu kwegera intebe y'ubuntu ngo tubabarirwe kandi duhabwe ubuntu, bwa buntu buhindura umutima w'umunyabyaha. Isezerano ryiza nifuza gusorezaho riri muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 25 turageza ku murongo wa 27, kugira ngo abemera kwihana bose bazirikane ko iri sezerano Imana yacu izaribasohoreza. Ezekiyeli 36 umurongo wa 25 kugeza ku 27 haranditswe ngo: nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Imana ishimwe cyane. Nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana ishimwe cyane. Uwiteka adusezeranira umwuka we, ngo wa wundi uzatuma tugira imitima mishya, wa wundi uzatuma dusoza amategeko y'Imana. Reka Uwiteka adutere kwihana by'ukuri, kandi aduha uwo mwuka we wera nk'uko abidusezeraniye. Nge namwe tubyakirane imitima yizeye, nibyo mbasabiye ngo Uwiteka biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Turagushimira Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira kubwira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo utubabarire ibyaha byacu, kutwisha amategeko yawe binyuze mu gitambo cya Yesu, tweze gucyanirwa kose. Abantu bakurikira ijambo ryawe mbasabiye umugisha ngo uduhe kwihana by'ukuri no guhinduka, kandi ubwo ugiye kugaruka tuzagusangane tudakozwe n'isoni. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.